biba ari ngombwa yuko nanjye ngomba kwihererana n'Imana kugira ngo amakuru impaye nyabazanire. none ufite amakuru mashya. Ndayafite. Imana nikubwira ngo kizwa wizanaho impamvu, nikubwira ngo reka inzoga wivuga ngo nta kanyweye sinasinzira, nikubwira ngo va mu busambanyi wivuga ngo imyaka yanjye, umvuze ko ari abantu bavuga ngo imyaka nyine ngo yangira binyemerera, reka nkubwire ariko suba Imana ntibona ko nkozemo ndi umuntu, ubu sibona ntakozemo nyine uri umuntu, irabizi ko ukoze mu muntu, irabizi ko uri umuntu, ntukoze mu cyuma, ntukoze no mu giti, irakubwiye nimba ikubwiye ngo reka gusambana bireke nyine. bakunze Iyobokamana TV turabasuje cyane mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumenyereye yuko tubagezaho ijambo ry'Imana, aho tuba turi kumwe n'uyu mukozi w'Imana, n'ubundi murabona yuko agarutse kuri kamera z'Iyobokamana TV kugira ngo atugezeho icy'Imana nyine iba yamushyize ku mutima. Reka dutangire tumusuhuza. Mwiriwe neza mama Charles? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Ikaze n'ubundi ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Urakeye? Kubera Imana. No kubera Imana. Abantu batangiye kukoyishyuza ngo basharire nariye. Kandi bwo atariko si cyumweru kimwe ubu ni cyinshi ku buryo kuko mubona ko yabuze ati tiko yamiko mwamenyereje abantu niko babifata. Wari uriho ubundi. Okay, biba ari ngombwa yuko nanjye ngomba kwihererana n'Imana kugira ngo amakuru impaye nyabazanire. none ufite amakuru mashya. Ndayafite. Wenda si mashya nasanzwe kuko nta kintu kiri kuza ubu ngubu gishyashya n'ibya ariko nyine mba nagiye gushaka andi makuru ku Mana nihereranye nayo kugira ngo nyibaze nuko akazi kari kugenda, nimba ndi gukora neza cyangwa nimba ndi gukora nabi, naho nari naraburiye rero. Ariko ubundi bajya bavuga ngo buriya Imana ikwemera ituma n'abantu bakwemera, ngo ariko iyo abantu bakwemera bo Imana itakwemera n'ubundi ntacyo byaba bimaze. Urumvikana rero kubwo Imana ikwemera n'abantu nukuri nta kibazo pe. Mu minsi tumaranye niri kumbwira ngo ninkomeze nshyiremo akabaraga. Numva nuzuye ishyaka ryane ryo kugusengera. Nukuri imbaraga kwira ijambo giye kutubwira. Mbikore rwose. Reka mbikore bundi ngo horeze umwanya. Yego. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye yuko uri Imana nziza, iri Imana ikiranuka cyane, ukunda abantu bawe. Uyu mujakazi wawe agiye guhagarara hano avuga ijambo ryawe, nukureke yibera impando ubundi wivugire, ureke ijambo atubwira rigende rukore icyo urituma mu mitima y'abantu bahindukire. Data wera kurusha uko ryakora icyo we ashaka. Mwami Imana ndakwinginze ngo Data wera muhagaritse mu butware, mu bushobozi no mu cyubahiro cyawe, ngo abari avugira abari akorera uno murimo wawe. Gaho bana nawe rero umwanya ari bumarabwiriza Data, reka abamarayika bamugote bamwuzuze imbaraga n'igitinyiro byawe kugira ngo ijambo ryawe rikomeze kuba umuyoboro mwiza wivuga butumwa. Gaho bana natwe kandi ukomeze umwiteho mu izina rya Data twese ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Murakoze cyane kunsengera. Ndabashuhuje rero mu izina rya Yesu. Nukuri ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabashuhuje. Ntago nabaretse, na nubwo naretse gukorera Imana kuko ni ngombwa ko tuyikorera. Nkuko nabibabwiye nyine narindi kwihererana na Data nanjye kugira ngo mwaka makuru, nanjye kugira ngo mbone icyo mbabwira, kuko ibyo mbabwira ntago nabyize mu ishuri, cyane ko nababwiye ko nize atanabanza, nta nubwo ari ibyo njya kurangura Dubai cyangwa ari komisiyare. Ni ibintu ngomba kubabwira namaze kubikora ku Mana. Hanyuma rero nukuri nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, mbifuriza amahoro y'Imana ngo nabe muri mwebwe. Ndabasuhuza kandi mbabwira ngo nimukomere ndetse nimuhumure. Ijambo ryanjye riracyari ryarindi, ntimugatake nk'abatagira Imana. Muhumure, Data wa twese arahari. Nimuhumure, Imana irahari mu byago murimo, mu bibazo murimo, hirya no hino, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mu bihugu bitandukanye. Ntago nabona ukuntu ngenda mvuga buri bihugu, abankurikirana muri benshi, ariko nanjye ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Iteka iyo niyumvamo rero ibintu Data yanshyizemo mba numva nabibagezaho, kuko nanjye nifuza ko tuzabana mu bwami. Hanyuma ndifuza ko tuganira amagambo y'Imana uyu munsi.
turebe muri Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya mu bice byaho 36 umurongo waho wa 27. 36 umurongo wa 27 dusome mu izina rya Yesu. Umwami amaze gutwika umuzingo n'amagambo Baruki yandikishije uko yavaga mu kanwa ka Yeremiya, ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, ongera wenda undi muzingo uwandikemo amagambo yose yari muri wa muzingo wa mbere, uwo Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yatwitse, na Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda umuhanurire uti, uku niko Uwiteka avuga ngo watwitse wa muzingo, kandi urabaza uti kuki wanditsemo ngo nukuri umwami w'i Babuloni azaza kurimbura iki gihugu, kandi azatuma abantu n'amatungo bishiraho. Nicyo gituma Uwiteka ahanurira Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda ngo ntazagira uwo gusiga ku ngoma ya Dawidi, kandi intumbi ye izanama ku gasozi ku cyokere cy'izuba ry'amanywa no ku mbeho ya nijoro, kandi nzamuhana we n'umuryango we n'abagaragu be, mbahoye gukiranirwa kwabo, kandi bo n'abatuye Yerusalemu n'abantu b'i Buyuda nzabateza ibyago byose nabageneye, kuko banze kunyumvira. Amen. Iri ni ijambo ry'Uwiteka, mwakira ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu munsi nkuzaniye intego y'ijambo. Intego y'iri jambo ndi bwigishe, ndashaka kukubwira ngo Imana ntizagutumeho kabiri. Intego y'ijambo ni ukukubwira ngo mu rwandiko Imana yakwandikiye gutumaho ngo ukizwe, ntizagutumeho, ntizongere kwandiko rwa kabiri. Muri aya magambo twasomye, intego y'ijambo nongere ngo usubiriremo, Imana ntizagutumeho ubwa kabiri, kandi Imana ntizongere kwandika urundi rwandiko rwa kabiri igutumaho. Niyo ntego y'ijambo. Aya magambo tumaze gusoma, umuhanuzi Yeremiya. Uyu muhanuzi Yeremiya ubwo yaraboshye, yaziraga yabaramuboshye azira ko yatumwe yabwiye umwami Yehoyakimu ko abantu umwami w'i Babuloni azaza kurimbura Yerusalemu, abantu n'ibyabo n'amatungo bigashira. Hanyuma ngo amaze kubihanura baramufunga, ngo bamushyira mu mwobo, baramufungirana. Bamaze kumufungirana, hanyuma ngo atuma kuri Baruki, aramubwira ati, Baruki, urabona yuko mboshye, kandi Uwiteka arimo arantuma ku Bisiraheli bari mu masengesho, bari mu materaniro n'abandi bantu, arimo arantuma. None niwende urwandiko, niwende urupapuro n'ikaramu, wandikemwo aya magambo, ugenda ubabwire aharaho bakigarura bakareka ibibi. Iri jambo tuzarisubiramo n'ubutaha, nzaryigishaho nka kabiri muri iki gice, nzahavugaho inshuro 2 n'ingaruka. Hanyuma ngo amaze kumubwira ayo magambo, ngo Baruki yandika urwandiko, akajya yandika ngo bivuye mu kanwa ka Yeremiya. Ese kuki Imana itatumye Baruki, ari we utari ufite inkomyi, utari uboshye, ariko igatuma Yeremiya? Nagira ngo mbabwire bene data, Imana ituma uwo ishaka. Imana inyura aho ishaka, inyura mu mukire cyangwa mu mukene, inyura mu wize cyangwa mu utarize, yanyura mu muzungu cyangwa mu mwirabura, yanyura mu giti cyangwa ikanyura mu cyuma. Imana ifite ubushobozi bwo gukoresha uwo ishaka. Hanyuma ngo Yeremiya yakoze iki? Yeremiya ngo yakoze ikintu bita kwiyeranja. Uwiteka yatumye Yeremiya, kandi ngo amutuma ari ku ngoyi. Munyumve neza, ngo yaraboshye, kandi Imana yarabibonaga ko aboshye.
ariko Yeremiya ntiyigeze yitotomba ngo yinube ngo avuga ati Imana irimo kuntuma kandi irabona ko mboshye, irabona yuko ndi bubikore gutya gute. Nagira ngo mbabwire ngo iki ni icyitonderwa. Imana yari kwitotomba, yari afite n'ingingo imuburanira. Imana yari iri gutuma Yeremiya kandi mutuma ari ku ngoyi. Yari kuvuga ati kuki uri kuntuma mboshye, warebye ababohoye. Ariko ntago yigeze azana ayo magambo yose, ahubwo yumviye Uwiteka ahita akora ikintu bita kwiyeranja. Ariyeranja rero ahamagara Baruki. Bishatse kuvuga ngo nanjye nashakaga kukubwira ngo hano harimo isomo rikomeye. Kuki Imana yatumye Yeremiya ikamutuma boshye? Kuki Yeremiya atitotombye ngo bwira Imana ngo ndaboshye utuma ababohoye? Nuko nta mpamvu. Imana nikubwira ngo nkorera wizana detaye. Imana nikubwira ngo vuga ibi ngibi wivuga ngo nimbivuga barantuka, wenda banagukubita. Kora icyo boss yakubwiye, kora icyo Uwiteka ashaka. Imana nikubwira ngo kizwa wizanaho impamvu. Nikubwira ngo reka inzoga wivuga ngo nta kanyweye sinasinzira. Nikubwira ngo va mu busambanyi wivuga ngo imyaka yanjye, umvuzi ko ari abantu bavuga ngo imyaka nyine ngo yangira binyemerera. Reka nkubwire, ariko suba Imana ntibona ko nkozemo ndi umuntu, ubu sibona ntakozemo. Nyine uri umuntu, irabizi ko ukoze mu muntu, irabizi ko uri umuntu, ntukoze mu cyuma, ntukoze no mu giti. Irakubwiye nimba ikubwiye ngo reka gusambana bireke nyine, irabizi ko uri umuntu kandi irabizi kuri inyama n'amaraso. Ariko ni ikikubwiye cyose ujye ucyumvira. Umuntu ugasanga uramubwiye wakitwaye gutya, wabigenjeje gutya, bamwe ngo mufite amaraso, ngo ni amaraso y'imyaka yanyu, ngo muri abadoresa, ngo nta hantu Bibiliya ijye, nta hantu Bibiliya ibohora umuntu gukora ibyaha. Nimba Imana ivuze ngo mureke ibyaha, nukureka ibyaha nta mpamvu. Kuko njyewe nababwiye ko muri iyi corona ndi kwiga ibintu bikomeye. Ndi kwiga ibintu bikomeye kandi ngomba no kwigisha ibintu bikomeye. Nabonye ukuntu Imana iduha agapfukamunwa tukakagendana, ukakagendana ku zuba, ukakagendana waba ntago ushobora kuvuga ngo wenda ntuhumeka neza ngo reka nkamanure. Uko waba uhumeka kose ugomba kugira gute, ugomba kukambara. Nimba Imana ikubwiye ngo reka ubusambanyi wiyibwira ngo uri umwadoresa, ngo imyaka yanjye irabinyemerera, nta myaka yawe bikwemerera. Narindi kwabwira ngo nabonye ukuntu umuntu, nimba umuntu bamubwira gupfuka amazuru ati wambare agapfukamunwa, turi kukambara kubera yuko turi kwikingira uburwayi. Niyo mpamvu rero ntiwamanura, ntiwavuga ngo ngewe ngo iyo mpumetse birambangamira, nta mpamvu nta rwitwazo. Niyo mpamvu rero nimba Imana igutegetse ikintu gikore, kuko nge nabonye Imana yemeye ko haza agapfukamunwa. Nge mbona hashobora no kuzaza agapfuka mu maguru cyangwa agapfuka amatako. Nimba agapfukamunwa karaje tukakambara tugatuza kandi tukabiturizamo. Ngewe nabonye n'agapfuka amaguru n'agapfuka amatako gashobora kuza kandi tukayapfuka. Ibi twirirwe tubabwira ngo nimugeze ku birenge, icyazanye agapfukamunwa ni nacyo gishobora kuzana n'agapfuka amaguru n'agapfuka amatako. Hanyuma rero nta mpamvu icyo Imana itegetse kigomba gukorwa, kigashyirwa mu bikorwa. Nta mpamvu, nta n'izindi nzitwazo. Akora ikintu bita kwiyeranja. Imana nikubwira ngo ureke icyaha, ujye wiyeranja kireke. Ufata amasengesho, utakira Imana urire, ariko cyaha ukivemo. Imana nikubwira, niguha itegeko ukumva rirakugoye, ntiwemerewe guhakana, ahubwo yisabe imbaraga, kuko icyo Imana yavuze igomba kugisohoza, kandi icyo Imana ishaka gigomba gukorwa mu isi ndetse no mu ijuru. Hanyuma uyu mwami Baruki arandika, akajya ngo yandika ibintu byose biri kuva mu kanwa kandi ka Yeremiya. Ngo amaze kubyandika ajya mu masengesho yakiki, aho abayuda n'abisiraheli bari bateraniye n'abandi bantu bose. Yakumwanya ngo arangije asoma urwandiko Yeremiya yamwandikishije, abasomera amagambo. Yeremiya yavuze iki? Ngo aharaho bazihana bakagarukira Uwiteka nawe akabakuraho umujinya we. Ngo aragenda urupapuro bamuha umwanya asomera urwo rwandiko mu materaniro. Ngo amaze gusoma urwandiko, ngo havamo umugabo umwe witwaga Mikaya. Ngo arangije ngo ajya mu gikari, ngo ahana ibikomangoma byateraniraga. Ngo arangije ajyanayo byacitse.
ngewe njya mbwira abantu ngo kuki mukunda byacitse. Abantu bakunda byacitse, abantu bakunda intonganya, abantu bakunda intambara, abantu bakunda guteranya abandi, abantu bumva nta mahoro abantu bagira, nta mutekano abantu bagira. Mujye mukunda amahoro kandi muyatange, mujye mukunda, mujye mutunga amahoro munayahe no ku bandi. Ngo arirukanka ajya gushyushya inkuru mu gikari, abwira ibikomangoma ati muzi ibintu Baruki yaje kuvuga, ngo abibwiwe na Yeremiya. Ngo maze ngo ibikomangoma bibwira Baruki ngo genda uzane umuzingo w'igitabo hanyuma turebe. Ngo barangije ngo arawuzana barawusoma, bamaze kuwusoma ngo babwira Yeremiya, nani babwira Mikaya ngo ugende ubwire Yeremiya nawe ngo ugende mwihisha umwami ntababone. Sishaka gusobanura hano, nzahabasobanurira mu kindi cyigisho cyitwa ngo Imana niguhishe. Ariko ngo wa muzingo w'igitabo ngo bagenda bawuha umwami. Intego y'ijambo rero niho nshaka ndahageza aho nifuzaga. Ngo bayenda wa muzingo bawusomera umwami. Bibiliya ivuga iti ngo basoma urupapuro rwa mbere, umwami ararakara. Ngo umwami ngo yari ari mu nzu ubundi urumva ngo mu nzu y'ubukonje, niko Bibiliya ivuga. Yari ari mu nzu y'ubukonje. Urumva nyine abantu ba VIP ubwo bagira inzu z'ubushyuhe n'inzu z'ubukonje. Ubwo bagira aho baba mu gihe cy'imvura, bakagira naho baba mu gihe cy'izuba. Bibiliya ivuga ko ngo umwami yari ari mu nzu y'ubukonje. Hanyuma ngo aho yari ari kandi ngo bari bacanye umuriro yose arimo kota. Ngo bamusomera umuzingo wa mbere. Aho nashakaga turahageze. Ndi ku ntego y'ijambo yo kukubwira ngo wirinde. Imana ntizakwandikeho urundi, ntizagutumeho ukabiri. Imana ntizakwandikire inzandiko ebyiri, izagutumeho iri rimwe. Nivuga rimwe uzayite wumva iki ku butegetsi. Imana nigutumaho rimwe, nyamuneka uzayituma ikiri. Nigushake kakubwita igenda unkorere, ntizagaruke kubikwibutsa. Imana nigutumaho ikakubwira iti kizwa, ntizongere kubikwibutsa ubwa kabiri. Nikubwira ngo reka iki cyaha icyo ari cyo cyose, ntizabivuge kabiri. Kuko izazikubwire ngo mwana wanjye, wenda uba uri n'umusinzi, mwana wanjye reka inzoga ize bwa mbere. Ubwa mbere ikubwita mwana wanjye reka ubusambanyi, mwana wanjye va ku mugabo w'abandi, mwana wanjye va ku mugore w'abandi, mwana wanjye reka kwiba, mwana wanjye reka iki n'iki. Ariko nigaruka ubwa kabiri izaze kwita mwana w'umuntu. Kandi Imana nitangira kubita abana b'abantu, ukumva ikwise mwana w'umuntu uzagerezayo. Uzitegure ko niza bwa kabiri izazizanye n'ikiboko. Hanyuma ngo umwami bamusomera urwandiko rwa mbere, abakambije impanga. Bamusomera urwa kabiri, abararakaye cyane. Ngo bamusomera urwa gatatu, abagize umujinya. Ngo basomye urwa kane, ngo ahita afata wa muzingo utaranarangira, ahita awuca, niko Bibiliya ivuga, ahita bita muziko arabitwika. Ariko ngo atarawuca, abagaragu be baramubujije. Kubera baramubujije, baramubwira ati mwami watubabariye ukareka kuwuca, reka kuwuca. Uzi impamvu bamubujije? Bari bazi imikorere y'Imana. Mureke mbabwire, njye mbona ibintu abantu bakora nkahinda umushyitsi nkatitira. Ntabwo Imana yigeze inkubita n'umunsi n'umwe, kuko ntigeze nyinanira. Ariko ngewe ntinya Imana nkaho yigeze inkubita. Ntinya Imana wagira ngo ari ahantu twahuriye impurushyi, wagira ngo hari ahantu twahuriye inkorera ikintu. Ibyago byose nagiye mpura nabyo n'amakuba, nari ndi mu ishuri nta gihano nigeze mbamo cy'Imana. Ariko aba bantu bari bazi imikorere y'Imana, bari bazi Imana yigeze yasamura ubutaka bumira abantu. Bari bazi Imana yigeze itandukanya amazi, Abisiraheli barambuka, Abanyegiputa babakurikiye bose irabaremva, bose bahita barengerwa. Bari bazi Imana yahannye Abisiraheli ngo ibaha inyama, ngo zibaca hari umwenge hose. Bari bazi Imana yarimbuye Sodoma, irimbura n'Igomora. Bari bazi ukuntu igira umujinya, bari bazi ukuntu igira ibihano bikakaye, bari bazi ukuntu igira uburakari. Bari babizi, babwira umwami bati turakwinginze mwami wuwitwika, turakwinginze mwami uwo muzingo wuwuca. Ariko umwami ngo arawuca. Amaze gusomerwa impapuro enye, arangije ngo ahita agira gute, ahita awutwika. Amaze kuwutwika rero, burya nagira ngo mbabwire ngo
aha hantu nicaye mpicaye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Iri jambo mvuga ntago ndivuga mu izina ry'umuryango wanjye mpagarariye, ntago ari mu izina ry'umuryango nkomokamo, ntago iri jambo mvuga ndivuga mu izina rya ADPR itorero sengeramo, ntago iri jambo mvuga ndivuga mu izina ry'igihugu nkomokamo ari cyo cy'u Rwanda. Iri jambo ndivuga mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ndivuga mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Iyo Mana ya Isiraheli ni Imana izi ku iyi saha nicaye aha, kandi nubwo itagaragara ko twicaranye mu buryo bw'umwuka, nzi neza ko yicaye impande zanjye. Irimo irareba ko ngabanya, irimo irareba ko nongera. Muri make nk'uko umukoresha atuma umukozi akanamukurikirana ngo arebe ibyo yinjije n'ibyo yahombeje, niko Uwiteka ari aha ngaha. Uwiteka wari waratumye Baruki na Yeremiya akabatuma rero umuzingo ukagenda ukagera ku mwami, niwe wahise abona ko umuzingo utwitswe, ngo ahita atuma umwami, ngo ahita atuma byihuse kuri Yeremiya, ngo arongera abwira Yeremiya ati Yeremiya niwirukanke, dore wa muzingo yawutwitse. Niyo magambo twasomye hano mu bice 36 ku murongo waho wa 27. Aha ngaha rero Uwiteka niko kubwira Yeremiya ngo genda wandike undi muzingo w'igitabo, ngo ndi yawutwitse. Nongere mbabwire ngo uyu yari umwami Yehoyakimu, yari umwami Yehoyakimu. Ngo ikintu cyamuteye gutwika uyu muzingo rero unyumvire nawe, ngo mu magambo Uwiteka yatumye kuri Yeremiya yaramubwiye ngo ugende umubwire Yehoyakimu umwami w'Abisiraheli, umubwire yuko umwami w'i Babuloni azarimbura igihugu cye, azafata abaturage, afate n'ubutunzi bwabo n'imikumbi yabo, ngo azamunyaga. Ayo magambo aho kugira ngo agishe inama Imana, aho kugira ngo ace bugufa abwire Uwiteka ati ndwanirira, aho kugira ngo abwire Uwiteka ati mbese nakora iki kugira ngo igihugu cyanjye kitarimburwa, aho kugira ngo abwire Uwiteka ati nakora iki kugira ngo abaturage banjye badakorwaho, aho kugira ngo abwire Uwiteka ati ni iki nakora kugira ngo imikumbi itakorwaho, ahubwo ngo agira umujinya aragica aragitwika. Amaze kugitwika rero mu ntega amatwi Imana ibaha umugisha. Imana yaremye umwana w'umuntu, Imana ifite isi mu biganza byayo, Imana ifite ubushobozi ku kiremwa cyose, Imana ifite ububasha ku muntu uwo ari we wese ahava akagera, Imana ifite imyuka y'abari mu isi, Imana ifite ubuzima bw'abari mu isi, Imana ifite guhumeka ku isi yose, Imana kotorora isi itambaye agapfukamunwa, Imana itarigeze yikingirana mu nzu muri ya minsi, muri kwa kwezi kurenga turi mu nzu tudasohoka. Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi, irongera iratuma. Nagira ngo mbabwire ngo intumwa zishobora kugira ubwoba, ariko Imana ya Isiraheli ntigigira ubwoba. Ishobora kugutuma ugatinya kuvuga, ishobora kugutuma ugatinya kuyikorera, ariko yo ubwayo nta muntu itinya, yaba umunyacyubahiro yaba wize, isi yose yikontorora irahera, kandi icyo yategetse mu isi kibaho, kandi iyo yavuze ntawe uyivuguruza, iyo yahagurutse ntawe uyicaza, iyo yategetse ntawe watangira itegeko ryayo, kandi iyo yakandagije ikirenge ahantu ntawe wayikuraho ukuguru. Mbibutse ko Imana imibumbe yose ikontororwa n'Uwiteka, n'ubuzima bw'abantu bwose buri mu kiganza cy'Uwiteka. Iyo Mana itagira ubwoba rero irongera ituma ku mwami bwa kabiri, ituma ku mwami ibwira Yeremiya iti yewe Yeremiya we, dore umuzingo w'igitabo yawe uciye, ongera umwandikire uwundi, ongera umwandikire undi, ongera wandike undi muzingo w'igitabo. Hanyuma rero numara kwandika umuzingo wandikemo amagambo nk'aya mbere, ariko ni wandika amagambo nk'aya mbere uramenye unyongereremwe ayandi.
nje kukubwira ngo Imana ntizagutumeho kabiri, ntizakwandikira inzandiko kabiri. Nigutuma bwa mbere izazi kwita mwana wanjye, mwana wanjye kizwa, mwana wanjye kiranuka, mwana wanjye ngarukira, mwana wanjye va mu byaha, mwana wanjye ndagukunda, mwana wanjye rwose ikubwira iti mwana wanjye va mu kabari, mwana wanjye va mu kwicuruza, uve mu buraya, mwana wanjye reka ubusambanyi, mwana wanjye reka amatiko, mwana wanjye reka igomwa, mwana wanjye reka kwivanga, mwana wanjye wikiyoberanya, mwana wanjye, mwana wanjye. Ariko nigaruka bwa kabiri izakwita mwana w'umuntu. Imana nitangira ko kwita mwana w'umuntu izavuga mwana w'umuntu ivanze n'inkoni, ivuge mwana w'umuntu ivanze n'ibihano, ntago izakwita mwana w'umuntu gusa. Hanyuma ngo Yeremiya yongera kwandikisha urundi rwandiko. Imana iramubwira ngo mu rwa kabiri, mu rwandiko bwandike rwa kabiri wongereho aya magambo, wongereho ngo umwami Yehoyakimu azapfa yishwe, namara kwicwa intumbi ye izashyirwa ahantu bita mu mahuriro y'imihanda, muri rompuwe, aho imihanda iri, aho rubanda rureba, kandi izuba rizayica intumbi, izuba nyine rizajya riza iyage, hanyuma imbeho ya ninjoro niza iyigereho izanama ku gasi. Wongereho aya magambo. Aya ni amagambo mabi atarakwiye kubwirwa Yehoyakimu, ariko Imana yavuga kandi bitari muri gahunda. Wenda Yehoyakimu iyo yitwara neza ku mwami yari gupfa ariko agashyingurwa mu cyubahiro, ariko Imana yamwambuye icyubahiro n'intumbi ye iyambura icyubahiro. Kubera iki? Kubera ko yanditse urwandiko kabiri Imana yo mu ijuru. Hanyuma arongera yandika urundi rwandiko, arwandika bwa kabiri. Noneho ngo rumaze kumugeraho, amaze kurubona umwami urwo rwa kabiri, ngo ahita ahamagara abana be n'abagaragu, abahungu be n'abagaragu be, ngo arababwira ati mugende munshakire Yeremiya, hanyuma munshakire na Baruki, munshakire abo baginga banditse uru rwandiko mubanzanire. Bibiliya ivuga yuko Imana yabahishe, ariko siyo ntego y'ijambo. Ahubwo ndifuza yuko tuganira kuri aya magambo ngo Imana ntizakwandikira urundi rwandiko. Uyu mwami yaza gucira bugufi Imana, uyu mwami yaza gucira bugufi Uwiteka, akaza kumva icyo Uwiteka avuga, ntago yari ibi bikomeye byose ntibyari kumubaho. Hari ijambo riri hano, munyemerere tuba ari ryo dusorezaho, mu magambo Uwiteka yamubwiye. Ndifuza ko dusubira ku bice 36 ku murongo waho wa 30, dusubire mwaya magambo tunayasorezaho. Ngo nicyo gituma Uwiteka ahanurira Yehoyakimu mwami w'i Buyuda ngo ntazagira uwo gusubira ku ngoma ya Dawidi, kandi intumbi ye izanama ku gasozi ku cyokeri cy'izuba ry'amanywa no ku mbeho ya nijoro, kandi nzamuhana n'urubyaro rwe n'abagaragu be, ngo mbahoye gukiranirwa kwabo, kandi nabo n'abatuye Yerusalemu n'abantu b'i Buyuda nzabateza ibyago nabageneye kuko banze kunyumvira. Umva amagambo akomeye. Uwiteka yavuze amagambo akomeye abwira Yehoyakimu. Yaravuze ngo kuko yanze kunyumvira Yehoyakimu. Muri aka kanya ntago ndi kuvuga Yehoyakimu umuriya mwami, ndi kuvuga we wa mugabo utarakizwa cyangwa we wakijijwe ukabivanga. Muri aka kanya ndi kubwira umukobwa utarakizwa, nkabwira n'uwakijijwe abivanga. Muri aka kanya ndabwira umugore utarakizwa cyangwa ukizwa akabivanga. Ndabwira umuntu uri kunkurikirana, wowe Imana ni wowe iri kubwira. Imana yabwiye amagambo akomeye umwami, aka kanya ni wowe Imana iri kubwira. Ngo ngiye ngo kumuhana, ngo nzamuhanana n'abana be, muhanane n'umugore we, nzahana abagaragu be, ngo nzabahana bo n'abatuye i Yerusalemu, ngo nzabahora yuko ngo banze kunyumvira.
ngo nzabahana mbahoye yuko banze kunyumvira. Imana itugirire neza. Aha niho nshaka ko dusoreza kuri iri jambo. Nzabahana mbahoye yuko banze kunyumvira. Imana nagira ngo nkubwire ngo nigutuma rimwe, nigutumaho rimwe ntizongere kukwandikira urundi rwandiko. Imana nikubwira ngo va mu byaha ntuzatume igutumaho bwa kabiri. Kandi Imana nikubwira ngo ureke ikibi ntizongere kugutumaho kabiri. Imana nikubwira ngo ugende unkorere ntizabigutumeho inshuro ebyiri. Imana nikubwira ngo reka iki ngiki ntizagutumeho kabiri. Imana nikubwira ngo kore iki ntizagutumeho kabiri. Izagutumeho rimwe uhita uyumvira. Nigutumaho kabiri mu byago yari yaraguteje izongeraho ibindi. Twasomye ijambo rivuga ngo nzabateza ibyago byose uko nabibageneye. Mu nkurikirane neza, ntago bivuze ngo nzabateza icyago uko nakibageneye, ahubwo ni ibyago. Bishatse kuvuga ngo Imana ifite ibyago byinshi ishobora guteza abatayumvira. Ntabwo Imana ifite ibyago bike, Imana ifite ibyago byinshi. Kandi Imana irwanisha intwaro nyinshi zitandukanye kugira ngo igere ku mwana w'umuntu. Ndakwifurije wowe uri mu byaha, ndakwifurije wowe ukizwa nabi ugahora ubivanga buri munsi, ndakwinginze ngo nugarukire aho ugeze, Imana ijye kwita mwana wanjye ntizigere kwita mwana w'umuntu. Ngo nzabateza ibyago byose uko nabibageneye. Bishatse kuvuga ko ibyago nubwo Satani abitegura, Imana iremera akabishyira mu bikorwa kugira ngo iguprofite. Ubwo bishatse kuvuga yuko nimba Imana yarazanye iki cyago, iki cyorezo cya corona, cya COVID-19, tukaba dutangiye kubona nk'ibyo tubona, tukaba turiho muri ubu buzima nk'ubwo tubayemo. Uko biri kose, nubwo tubyemera tukabyakira ariko biragoye. Ndifuza yuko nyuma ya COVID Imana yaduteje, nyuma y'iki cyago cyaje, Imana igira ngo igutumeho ikubwire ngo va mu kibi, sinifuza ko hari ikindi cyago kizaza. Ahubwo ndumva twakihana tugakizwa tukava mu bibi dukora kugira ngo Imana ihagarike ibyago byose. Kuko ni ikikwereka ko iki cyago atari cyo cyonyine gihari, ahubwo hari ibindi byago. Hari ibindi byago bihari. Ikintu cyambabaje ni ikihe? Ngo ibi byago ngo nzabiteza umugore wawe, nzabiteza abana bawe, mbiteze ab'inzu yawe bose, ngo mbiteze n'abagaragu bawe. Ndabinginze, Imana itarazana ibindi byago, Imana itarazana ibindi bihano, hari ibyago hakaba n'ibihano. Imana mu byago yagambiriye guhana abantu batayumvira. Ndumva nakwifuriza ngo nukizwe kugira ngo Imana itazana ibindi. Imana ntizagutumeho kabiri. Imana ntizagutumeho kabiri. Yigeze ituma mu Egiputa, ituma ku mwami wa Farawo, imutumaho Mose. Iramubwira ngo ndekurira ubwoko bwanjye baze kuntambira ibitambo. Hanyuma aranga, Uwiteka yohereza ibihano biragenda bigera mu 10. Ibyageze mu 10, ituma icyago cya mbere yakibuka ukuntu Abisiraheli babumbaga amatafari ye, yababohoye ati nimugende bwacyate hoya, babwire babe baretse, iki gihugu cyanjye kizahomba. Ngo Uwiteka akaba yohereje inda. Hanyuma yakohereza inda ati nimubwire Mose ngo ntacyejo bazazinduke bahambira bafunga imizigo. Ngo yakicara akareba iterambere Egiputa ifite kubera imbaraga z'Abisiraheli, ati hoya nimugende mubwire Mose ngo ntaho mukigiye. Uwiteka akaba aravuze ngo ndategetse, akaba yohereje ikindi cyago, abana b'imfura nibapfe. Yabona umwami Farawo, yabona ukuntu abana barimo barapfa, akongera gutumaho ati nimugende mubwire Mose ngo noneho mu gitondo mubyuke mufunga imizigo. Hanyuma yamara kubivuga, akitegereza akareba imishinga ye taruzura, yareba amaboko y'Abisiraheli ukuntu hari abanyembaraga n'ukuntu bakoraga vuba kubera ibiboko,
yarangira kongera akavuga ati hoya nimumubwire ngo wigira hujya. Uwiteka akabafasha amazi akaba yagize amaraso. Farawo ati hoya nimubwire Mose ngo noneho ejo bazafunga imizigo. Hanyuma yabibabwira ngo akongera akitegereza akabona ibiraro bitaruzura, akabona imihanda itararangira mu gihugu cya Egiputa, akareba imishinga afite ko itaruzura, kandi akabona abo basore n'abanyamaboko n'abagabo, akavuga ati ningenda tuzahomba, nibagenda tuzahomba. Akongera agatomaho ati babwire ngo ntaho mukigiye. Nagira ngo mbabwire ngo Imana yabateje inda, ibateza ibikeri, ibateza gupfusha abana b'imfura, ibateza amazi akaba amaraso, yabateje ibyago 10 byose ataremera. Birambabaje kuba mutari kumfasha ngo nimuze tukizwe. Mwaje tugakizwa tukabana n'umutekano. Ese mwari muzi ko ibyaha muri gukora ari byo biri guteza ibihomba abantu? Ibyaha murimo murakora nibyo biri gutuma iyi mihanda iri gucika kubera imvura idasanzwe. Ubuse murashaka kuvuga ko iyi mvura iri kurenga ikarengera ibishanga ikica abantu? Iyi mvura se no mugishe ni igihembo Imana iri guha abantu, ntabwo ari igihembo. Biraboneka yuko ari igihano, kandi murimo muraduhemukira. Ubusugira ngo ni wowe wenyine uhomba, yaba wahombaga wenyine umugore wawe ntibimugereho kuko ibyaha wabikoze mutari kumwe, n'umugabo wawe ntibimugereho kuko wakoze ibyaha muticaranye, n'abana bawe ntibibagereho kuko batigeze bagutuma kugira ibyaha. Yaba ari wowe wenyine byageragaho nibura bikagera ku bantu babikoze, ariko uri gukururira akaga umuryango wawe, uri gukururira akaga abagukomokaho, uri gukururira akaga igihugu uvukamo, uri gukururira akaga itorero usengeramo, uri gukururira akaga n'ikigo cyaguhaye akazi, uri gukururira akaga n'umuntu ugucumbikiye mu gipangu. Nagira ngo nkubwire ngo umuvumo wawe w'ibyaha ukora uzagenda ugere kure. Mwaje tukubaho Uwiteka, tukamuhindukirira, hanyuma tukareba ko mu byago yateguye uko nabisomye, mu byago yateguye ngo byose ngo nzabateza ibyago byose uko nabigeni. Murumva ko ari byinshi. Tumaze iminsi tubona ibyago by'imvura, tumaze iminsi tubona ibyago bya corona. Urumva hari n'ibindi ko mubona corona itatworoheye, ko mubona imvura itatworoheye n'ibindi. Hari abandi bafite ibyago mu bihugu bitandukanye, ibyago by'imitingito, ibyago by'imyuzure, ibyago by'imiyaga ngo ngaho imiyaga imeze gute, ibyago ngo ngaho ibikoko ngo inzige, ibyago bitandukanye. Mwaje ko nibyo twabonye bihagije, mwaje tugacira bugufu Uwiteka akadukuraho ukuboko kubi. Nashakaga nkubwira ngo ntizagutumeho kabiri, ntizagutumeho kabiri, ntizakwandikira urwandiko bwa kabiri. Imana izagutumeho kwita mwana wanjye, ntizagutumeho kwita mwana w'umuntu, kuko nubona yagutumyeho ubwa kabiri kubihano wari ufite izongeraho ibindi. Ishobora kuba yari iragupangiye ko izakubika muri gereza ukahamara amezi 6 ikagukosora, ariko ushobora kuzakatirwa kandi nta cyaha wakoze, ikaba yakubika ukibagirwa hanze. Ishobora kuzaguhanisha guhomba, ikaba yaguhanisha wenda guhomba, ariko nibura ikagusigira n'ubuzima bwo gushaka yandi. Ishobora no kuzakugerekaho no kukumugaza ukagendera mu kagare ugahomba inshuro nyinshi. Ntizagutumeho bwa kabiri. Ishobora kuguhana wenda ikaguteza umubabaro, kuko Bibiliya yavuze ngo n'abana bawe n'umugore wawe, ngo umaze ngo n'abagaragu bawe. Ishobora kuzaguhana nibura ikaguhanira mu bakobwa bawe, ukajya ubona umuborogo n'umubabaro w'ibibi bakora, bakajya bataha saa 5 z'ijoro basinze ukababara, ikakubabaza kurusha uko wayibabaze. Ariko ntizagerekeho n'abahungu bawe ngo wumve ngo abakobwa bawe baje basinze, baje baratwite, umwe akabyara, mbese ukajya ubyarira rimwe n'abakobwa bawe, hanyuma ukumva ngo n'abahungu bawe babafatanya urumogi, ejo bundi ukumva ngo babarashe bazira ubujura. Nyemerera ku byago Uwiteka yateje ntihagire ibindi biza. Muze ducire Imana bugufi. Mu byago byinshi ifite twasomye ntihagire ibindi byago biza. Birashoboka yuko yari yaraguteje hepatite,
wasanga bifite hepatite wenda baragusanzemo nk'ibihumbi wenda baragusanzemo ibihumbi 100 by'abasirikare ngo byose warabipoteje ntabyo gifite, wasanga bavuga ko ufite virusi 1000 zishobora no kuba ibihumbi 10 ku byago Imana yateje twikongeraho ibindi. Ndumva ngewe mureke mbabwire muri inshuti zanjye, ndifuza ko tuzabana mu ijuru, nibomba rika ku Mana kugira ngo ntayirakaza, kuko Imana niyo dukesha ubuzima bwacu. Ngewe ndumva ibyabaye bihagije, mbona ibintu biriho bihagije. Ibyo turi kubona mu bana bacu mubona bidahagije? Ibyo turi kubona ku bakwe n'abakazana bacu murabona bidahagije? Uriya murongo wonyine wo kujya mu isoko, uriya murongo ureshya kuriya umurongo wo gukaraba, biriya bintu ntabwo bihagije koko? Murashaka ko Imana izana ibindi? Aka gapfukamunwa ko kuzuba erega ndakambara nanjye ndabizi, buriya ntibihagije? Ibi byago biri kuba ku bakobwa bacu, ibi bintu biri kuba ku bahungu bacu, aba bana bacu bari kunywa imogi, aba bakobwa bacu bari gusambana na base, aba bakobwa banyu bari kubatwara abagabo, ibi byago murabona bidahagije? Ese murabona ibyago isi ifite? Ibi byago turimo mwagize ngo ni ibihembo? Ntabwo ari ibihembo. Twikomeza gukongeza uburakari bw'Imana ngo kubyo yakoze yongereho ibindi, ahubwo ndumva twahagarikira ahangaha ku byo twakoraga bibi, tugahindukirira Uwiteka nawe akaduhindukirira, tukagarukira Uwiteka nawe akatugarukira. Hanyuma ndifuza ko dusenga. Imana ntigutumeho kabiri, Imana ntizongere kugutumaho, nigutumaho rimwe uzayumvire, nigutegeka rimwe uzumve. Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ibabarira ikibagirwa, Imana itagira inzika nk'abantu. Aka kanya ngushyize abatuye isi iruhande, ndetse ndabakuzaniye mu biganza byawe. Nzamuye abatuye igihugu cyacu cy'u Rwanda, nzamuye abakijijwe n'abatarakizwa, nzamuye ababivanga, nzamuye abantu bose Mwami kugira ngo bahe imbaraga zo gukizwa. Urwandiko wanditse ubatumaho unyuze mu bakozi bawe wandike rimwe. Ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo bashoboze gukizwa, ubashoboze kuguhindukirira. Kandi ndakwinginze ngo imbabazi zawe zibe ku batuye isi, imbabazi zawe zibe mu miryango yacu, imbabazi zawe zibe mu gihugu cyacu, imbabazi zawe zizenguruke, imbabazi zawe zigere ku bazungu n'abirabura, imbabazi zawe zigere ku bakirisitu, imbabazi zawe zigere ku bapagani, ku batarakizwa, imbabazi zawe zigere kuri buri wese. Imana komeza ukomeze uca inkoni zamba, wimanura ibihano Mana, wibizana uko wabikurikiranye. Ahari ejo bakihana, aka kanya bakihana. Ndakwinginze ngo wohereze umwuka uhindura abantu, wohereze umwuka wihanisha abantu, wohereze imbaraga zikiza abantu muri aka kanya. Kandi ndakwinginze ngo wunamure icumu, kandi inkota nisubire mu rwubati, wubaka abantu bubakike, kandi ineza yawe umwuka mwiza uguturutseho utembere ku isi, utembere mu gihugu, hanyuma abana bawe bagubwe neza. Urakoze, ndagushimye kwira ijambo riherekeje, ko abantu bawe bagiye kuguhindukirira, kandi ko witeguye kubagira imbabazi mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Imana nibaha umugisha. Nimero ni za zindi 0788 354 668. Mbifurije amahirwe masa yo guhinduka, amen.